dushimye Imana mu izina rya Yesu Kristo kongera kubana namwe. Uwiteka aduhana umugisha, turabakunda cyane. Imana y'amahoro itugirire neza. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo na n'uno munsi iracyakora. Iyabanye nawe cyagihe, iyagendanye nawe cyagihe, iyavuganye nawe cyagihe, haleluya, iracyakora. Ntaho yagiye, n'ubundi iracyakora. Muri cyagihe wari ubabaye, muri cyagihe wari unaniwe, muri cyagihe wari ufite ibibazo, muri cyagihe wari ufite ingorane, muri cyagihe wumvaga nta mutabazi ufite, Uwiteka yarakurengeye. Abantu benshi bibagiwe aho Imana yabakuye, ariko nimumenye ko Imana ikora. Iyakoreye bariya nawe igomba kugukorera, iyagendanye nabo nawe igomba kugendana nawe. Kwizera kwawe kuzagukiza, kwizera kwawe kuzakubeshaho, kwizera kwawe kuzagukiza uburwayi, kwizera kwawe kuzakuraho izo ntambara, kwizera kwawe, kwizera ufite niko kurema ibitariho bikabaho. Imbaraga z'amasengesho ziboneka mu gihe natwe twasenze. Muri uku gusenga niho imiyoboro yose igenda ica inzira, maze bikagenda neza, bigakunda. Ijambo ry'amahoro kuri twese, ijambo ry'ubutware kuri twese, ijambo ry'imbaraga kuri twese, ijambo ribyutsa abaguye, ijambo rihebura abarushye, ijambo rituma abantu benshi bagwiza imbaraga, ijambo rituma abatsinziriye bakanguka, ijambo rituma abantu bazahaye bahemburwa mu bugingo, ijambo ry'amahoro, ijambo ry'umusaraba, ijambo ry'ibyiringiro, ijambo ritera kunesha, ijambo rikurura abantu rikabazana kuri Kristo. Ubugwaneza, ubushishozi, kubahana, ugendera mu by'Imana yavuganye nawe. Ingeso nyinshi cyangwa ibintu byinshi, ibibazo byinshi bishobora gutuma utubaka umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana tuwubaka mu gihe dufite ubu bwenge bwa kimuntu. Uyu murimo w'Imana tuwubaka mu gihe dufite imbaraga z'Umwuka Wera. Ibi ni ibintu bibiri bikorana kugira ngo Mwuka Wera akorere mu mubiri muzima. Rero ni ukuvuga ngo Mwuka Wera akorera no mu muntu ufite ubwenge, ufite ibitekerezo bizima. Uwiteka turengere, Uwiteka tugirire neza. Nkuzaniye iri jambo rivuga ngo ba maso, ushika mukomere mu gukorera Imana kwawe, ugende neza, ucunge neza izamu ryawe, nimba nta bintu urimo wangiriza, urebe neza nimba mu gukorera Imana nta bintu urimo kwica. Abantu benshi tuzi ko turimo dukorera Imana kandi nta bihari. Abantu benshi tuzi ko turimo dukorera Imana, ahubwo twarageze mu ndiri z'abagome. Uwiteka turengere, Uwiteka tugirire neza, Uwiteka tubere maso, Uwiteka tubere ku rugamba. Ni gute ushobora kwitandukanya n'ibi bintu? Ni urugamba rukomeye. Ahanini mu nzu y'Imana bishoboka ko haba harimo utuntu n'utundi, ariko kubera gufashwa n'Umwuka Wera bikagenda bivaho, tukubaka itorero nyaryo, itorero rya Kristo. Yesu yaravuze ngo bene data na bene mama turi kumwe nawe. Nshuti yanjye, ubwami bw'Imana buragoye. Abandi babigize iby'imiryango, abandi babigize iby'uturere, gutyo nyine
abandi babigize irondakarere, ariko ku Mana iyo utaruzuza ibisabwa iri juru kuzarikandagiramo biragoye. Iri juru kuzarikandagiramo biragoye. Bibiliya iravuga ngo yemwe bagaratiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba. Ibi byonyine nibyo ngira ngo mumbwire. Mwatangije iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Pawulo arimo abwira abagaratiya, uyu munsi wa none ni twebwe turimo tubwirwa, uyu munsi wa none ni wowe urimo kubwirwa, ni njyewe ndimo kubwirwa. Bamaso utaba waratangije iby'umwuka. Abantu benshi ku kintu batarasobanukirwa batangiza iby'umwuka, ariko nyuma yaho bakabiherutsa iby'umubiri. Bubaka ibintu mu mwuka, ariko nyuma yaho bakabiherutsa umubiri. Rero ni ukuvuga ngo iyo bigenze gutya Uwiteka arababara. Tangira wisuzume ko wakomeje urugendo. Kingura abaza baze, abinjira binjire. Ni iki gituma amatorero y'ino minsi adatera imbere? Ese ni uko abantu babuze? Mfite indirimbo ivuga ngo baturanyi bawe banze kwihana bitewe nuko bagusoroma imbuto mbi mugenzi. Baturanyi bawe banze kwihana bitewe nuko bagusoroma imbuto mbi mugenzi. Baturanyi bawe banze kwihana bitewe nuko bagusoroma imbuto mbi. Birashoboka ko wowe uzi yuko ibyo urimo ukora ari byo, ariko ntabwo ari byo. Imana iturinde, Imana itugirire neza, Imana iguhe imbaraga n'ubutware, kandi ikomeze kugufasha wowe ukurikiranye ino channel. Abadukurikira 5/5 tubifurije amahoro y'Imana. Aho abarwayi bari hose turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibumve. Kuri ino channel habaho amasengesho, kuri ino channel habaho indirimbo, kuri ino channel habaho ibyigisho, kuri ino channel tugerageza gutumira abantu benshi mu bushobozi dufite. N'ibyo Imana izagenda ikora byose tuzagenda dufatanya namwe. Nta muntu uhejwe mu bitekerezo, kutwandikira komenti n'ibindi n'ibindi. Uwiteka rero aduhana umugisha, atugirira neza, kandi mukomere cyane. Mukomere cyane abantu mutwereka ko mudukurikiye, muri abanyamuryango beza, muri inshuti nziza. Abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, turabakunda cyane, namwe murabizi turabakunda cyane. Umuntu umwe niwe wavuze ngo nta mutima mubi. Nta mutima mubi cyane rwose. Abantu mudukurikiye muri Mahama, muri Kampala, muri Burundi, Tanzania, Kenya, Kongo, ibihugu byose, imigabane yose, nizeye ko abantu turi kumwe, kandi tuzajya dukomeza kugenda bigenda neza. Igifite akamaro, n'abantu benshi turabakeneye, ariko igifite akamaro ni abantu bafite umumaro. Kugira abantu 10,000 badafite umumaro ntacyo biba bimaze. Kugira abantu benshi badafite umumaro ntacyo biba bimaze. Dukeneye abantu bafite umumaro ku buzima bwacu. Dukeneye abantu baza batumwe n'Imana, bafite ibyo baje gukora. Nubwo wenda igihe kijya kigera bakagenda, ariko kaba ariko kanya kabo. Imana ishimwe rero, turakurarika gukurikira ino channel. Komera cyane, kora subscribe na share na comment. Iri jambo ry'Imana rigezaho rigomba kugera mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakunda, mbifurije umugisha w'Imana muri uku kwezi tutangiye kwa kabiri. Imana ibagirire neza none n'iteka ryose. Amen.